Urimo uracumbagira uzamuka uza hano ugiye. Abandi bagabo bagiye mu kazi, abifite bagiye no kunywa byeri. Nawe ushinze nka kadahumeka ahangaha. Muto naringo kubise urushye nuko sanze ufite umwana. Nta soni. Urumva amagambo uri kumbwira wowe? Umva nkubwire Dia, ukuntu ibintu bimeze rero uracana amafaranga Dia, ari amafaranga Esther wanabaye ko wanabaye Ariko uzi ko nacumbikiye abazimu simbimenye Mana yanjye. Bajya bavuga ngo akaga karongora indushyi koko karayirongora. Tukaho. Urabona ko urwo ruzitiro rugenda ukamanuka ukagera hepfo hariya ubona kiriya gishanga urakireba kiriya. Uruhande rwacu rwose ugaruka hano hegera hakuno y'umuhanda. Ukaza muri iyo migina dore urabona ibyo biti by'iminyinya byose ukazakomeza utya ukaza ukundi uruzitiro rugenda naro rutoki rureba urwo rutoki ndarwo n'urwanjye ukaza hose uko wareba hose ukazaza do hako n'inzu nayo ni yanjye nayo wayigura ibyo kuko bise nakubwiye ko ashaka kwigira i Burayi. Ndabona ari heza ahubwo mbere yuko tujya gusuzuma ibyangombwa hari akantu nashaka kukubaza. Yego mbaza. Ziriya nka nazo urazigurisha? Cyane rwose. Wara aho ngaho twaguze rero twaguze kuko nazishakaga ahubwo reka nkwereke reka dusuzume ibyangombwa tujye kwa noteri dushake n'abagabo ibintu byose tubirangize. Ibyo nta kibazo rwose urahareba. No kuri iyo mihengeri aho hose kuzamuka hose. Enda twumvikane no tugure. Arashyushye. Banza hajemo n'ishyunda ariko kamubwiza kuri Dia. Wayibonye ko nze gutibika pe. Nge ndirukanka ngiye n'ijye bise mu maguru yasarwaye. Urumva? Nuko nagize ibyago nyine ariko nkurikiye. Wowe shaka wabikomerekeramo pe. Mbikomerekeramo so bari nge nawe uri gukandwa ninde? Uri gukandwa ariko nuko nagize ibyago nkakubita umutwe ku gikuta ntabwo wari kumfata pe. Ariko Kibo mu gihe tumanye nge nawe tubana sibwo bwa mbere turwanye. Ahubwo twaratinze. Uza abandi uzi ko ngo abantu bose bakibana barwana bakiri mu kwabuki. Ngo banapfa n'umunsi bari buvire mu kwabuki nabo barawupfa n'umunsi bari bugire mu kwabuki baba bamaze gushwana kare. Hari n'abapfa makadono n'ubukwe bukirangira. Kibo rero reka nkubwire icyo nshaka kukubwira. Ariya mafaranga uraramuka wongeye kugira n'igiceri ubundi reka nkubwire ukuntu biri bunagende. Uramereza ariya mafaranga ngende nyajyane kuri banki tuyabika bari haba afite n'umutekano. Urayashyira kuri banki cyangwa urayashyira kuri konti? Aho nyashyira hose icyangombwa nuko ari bubabitse kugira ngo utaza kongera kuyapfusha ubusa. Ariko ubundi Dia kuki wowe wumva nta mugabo nka Seburi koko? Ariko ako Kibo bundi ko kuva mu gitondo hereye uvuga kuki ushaka kwigira nka Seburi koko wagumye kuri karuku nguko nagukunze umeze. Ariko ngewe ntabwo nkeneye kuba umugabo mu rugo gusa nkeneye no kujya mu ruhame no hanze hanga no mu baturage bakamenya ko ndi umuntu w'umugabo. Ariko wowe ushaka ko mba umugabo hano gusa kandi abandi turahura bakambwira ngo nta mugabo ndimo. Kibo reka nkubwire ibyo ngibyo uri kuvuga sinanabizi uragira uramuke wongeye gupfusha ariya mafaranga ubusa nge nawe turi bwenge iminyagara.
urikanze itoza ryama neza ngo byature ifoto. Kibo ibyo ni ibiki? Atansiyo. Kibo ibyo ni ibiki? Ebe ariko mufotora agafoto keza ariko ko gushyira kuri WhatsApp ushyire kuri statisha. Kibo iyo telefone wayikuye? Telefone ariko songo waretse kurakara nkabanza. Kibo iyo telefone wayikuye he? Ifite WhatsApp. Kibo kandebe hano uzana hano ndebe utaba. Kibo uzikifotora neza. Iyo ngiyo se so ubona ko reba. Yesu Reka twese tugomba kuba abasirimu nge nawe. Ngishaye Kibo urakoze isuka ari nziza. Wabonye da. Nta byo kuhanaguza. Kibo urakoze. Liliya yego kumana Waramutse neza muto. Waramutse neza karibu Stari. meze tera Shameze neza. Nanzi uri ahangaha uri kumwe n'umukobwa wawe. wapi umukobwa wanjye rero buriya nagize amahirwe ni umuntu iyo ahaze wiryamira rwose Ariko karyama gaherayo neza birafasha nibura bituma hari utwo wikorera. umeze ute se Ndaho nanjye nijoro naguhamagaye ndakubura. nijoro Eh. ubwo nkasangaye nijoro ni amasaha akuze ariko Ni nko mu masaa 5 n'igice gutyo hafi na 40. telefone yanjye nayikuyeho saa 4 iby'uruhinja nawe urabizi nijoro biba ari hatari Birumvikana ariko. none se wanshakiraga iki iryo joro Muto. Ngiye kwibona amaze kubirambirwa pe. kwibana wabirambiwe Umva. none se Liliya ntabwo ubana na Donata Kose muto nawe ubyaye gatatu nta bwenge ntiburaza. ariko ndarubuye ni ukuri Ntibana Donata. none se Liliya ubwo ibyo nibyo washakaga kuvuga mbese none se nyine ihangane utegereze igihe kigere nikimara kugera ugenda Ko namba kitazagera. oya Ko namaze kizagera kurambirwa. ese Liliya uragira ngo dukore iki koko kubizi uko twari twumvikanye kuri Karimu ko tugomba kugenda tukabana nawe sibyo se ariko nibura reka nibura umukobwa wanjye nibura ageze amezi 5 Atanu ntabwo nategereza muto. N'amatanu ni menshi ntabwo nategereza yose. none se bigende bite Mva nk'ukuntu ngiye mbishaka. Ngiye kugenda mbanye na Karimu nawe nuzaba tayari wahubutse uzaze dukomereza twari tugireje nyine dufatanye. akasuko Liliya ubaho niho ugarukirije kwihangana koko buriya mba nabikunze ukuntu wabikoze. kubera ibyo kubera tuba twabipanze ibyo byiza ukabona ko kabisa rwose ubona se buri koko rero dore inzu ibaye iyawe ubu rwose bwo no munsi inzu harya ejo bavuga ngo iki hombura bote se gutyo rwose ubu rwose yabaye iyawe rwose oya nanjye nishimiye kugura namwe nakubonye burya uri imfura none mbere uko ngenda waza ukajya mu nzu ukareba ibikoresho byari birimo byose uko wabibonye ejo niko bikiri uretse iby'ibanze madamu yatwaye kugira ngo oya wigira icyo kibazo njyewe nakubonye naguze n'imfura none se ubundi waba ubitwara ngo ujyane mu ndege koko oya nta kibazo imana iba umugisha twese uduhana mena mena murakoze cyane egega none se ubwo habaye iwawe umuntu ntiyashyiraho ino varisi ikagumamo kingura uyishyiremo hanyuma uze tuvugane
niho mbonye ahantu ngiye guturiza. Hanyuma harya wambwiye ngo witwa nde? Jean Marie. Jean Marie. None se Jean, usibye aka kazi k'ubukarani hari akandi kazi ugira? Aya ntako. Ndetse ikiyede rimwe na rimwe. None se waguha akazi wankorera? Nta kibazo nakemera boss. Ndashaka noneho yuko ukurira abashumba ba hano ukajya ureba n'uru rugo ukarumenya. Nzajya nguhemba 50,000 ku kwezi nkumenyere n'ibindi byose. Hari ikibazo? Akazi ndakemeye boss. Nukuri urakoze ahubwo se wamurushya nkabanza kujya kuzana twangushye twanjye. Oya nta kibazo. Urakoze boss. Ariko umva. Yego boss. Hari ikintu nagira ngo twumvikaneho. Sinshaka kuzongera kunyita boss, unyita Seburikoko. Nta kibazo boss. Nako Seburikoko. Ibyo Rachel ari kuvuga nanjye ndumva ariko bimeze. Erega no mu nama y'ubushize Jennifer yari yakivuzeho. Gadahari ndumva izo kese zajya zinyuraho nta muntu utazi email yanjye. Email yanjye ni nyina w'abasinga Sperancia@gmail.com. Sawa sawa. Muto uri aho ngaho. Muto uzi ko sheri wanjye yanguriye telefone ya taci. Nese Dia ubwo wari uri mu biki koko? Sinarindi kwifotoza se. Kwifotoza ushyize hanze ururimi gutyo? None se kari byo nabonye kuri TikTok. Wabibonye kunyi? Kuri TikTok. Ngada. TikTok se noneho wayikuye he? Ninde umuntu uzayikweretse? Ni wa mu DJ wa hariya hepfo namushyiriye telefone ndangije ahita yinkiriramo. Narije kukubwira ngo nuhisha unshyirireho amazi yo gukarabya umwana. Nta kibazo, komeza wifatira udufoto twawe, nta kibazo. Nta kibazo ndahita nyashyiraho. Ariko ujye wibuka ko utetse. Seburikoko amata nari nyaze. Wayazanye. Icara aho ngaho tuganire. Nta kibazo. Niko se Jama. Harya ugira umuryango? Aya ni njye njyenyine. Murumuna wanjye twabanaga yitabye Imana umwaka ushize azize impanuka ya moto. Pole kabisa. Nta kibazo. Jewe rero umuryango ndawufite. Ariko nyine amakosa yanjye yatumye dutandukana nza gutura hano muri iki cyaro. None se Seburikoko, nayo makosa wakoze yagutandukanyije n'umuryango wawe? Icyo kibazo cyihorere tuzagishakira igisubizo ikindi gihe. Ahubwo nashaka kubaza, uri umwimukira wa vuba hano wahimukiye kera, naho ushakishiriza akazi ukajya ahandi cyangwa uri kavukire?
njye ndi kavukire inaha. Eh, Ndi kavukire rwose. ni ukuvuga ngo abantu bose b'inaha ngaha urabazi. Yego ndabazi. Noneho se kunashakaga kugira ngo ugire ikintu nkorera. Urumva? Ndashaka ngo uzagende undebera abantu batifashije. Ugenda ubareba noneho ejo uzabakusanyirize hano. Sibyo? Hari icyo nshaka kubakorera. Ubwo se ni igice ushaka kubakorera? Se wowe uri kujya? Ngiye gukingurira umuntu uri gukomanga. Zamutse ntawe uri hanze? Yambwiye ko umutwe we kumurya agiye kwiyambikaho gatoya, rero numvaga namusigara nta kibazo. Ibyo se ko njye ntabyo yambwiye. Yabonye imiti se? Yari yayitumije, ndakeka ubu yayibonye. Kanya babizanye. Okay. Ngaho genda urebe uwo uri gukomanga. Niriwe. Mwiriwe neza umusore. Wafashe iki se? Nje kureba umugabo wanjye. Umugabo wawe? Iyi umugabo wanjye wumvishe neza. Umugabo wanjye! Umugabo wanjye! Ese uri mu biki? Hari nta muntu witwa umugabo wanjye uhari, ari wumvishe yitaba? Okay, Karimu arimo ntawurimo. Kare kose si uvuga uwo waje ushaka ukareka kuza uvuga ngo umugabo wanjye. Arimo se cyangwa ntawurimo? Bose wanjye arimo, ariko ibyo kuba umugabo wawe ntabyo azi njye. Nuko rero mbese nigendere. Niko Karimu kubera icyo unsuzuguza? Bite Liliya? Bite iki? Ntubanze kunyita buri murasoma ibyo bitabo byawe. Ariko se uwo mwaga n'uwiki? Wabanje ukicara tukaganira nk'umuntu uri civilize. Wabona nta kigenda wisokere rwose subira uvuye. Ese ubundi ninde wakubwiye kubwira uramuboye wawe ko uri ingaragu? Wowe uri ingaragu umuntu ufite abagore babiri bingaragate. Nyuma yo gasuzuguro warangiza ukanamunsuzuguza. Liliya twumvikana ikintu kimwe. Icya mbere uriya ntago ari umuboyi. Uriya ni umushefu. Bamwe bategura amafunguro. Ntiwongere rero kumwita umuboyi. Turumvikana. Icya kabiri. Yewe ndi ingaragu. Nta mugore ngira. Kandi nongera gusubiriremo. Kuba twarabyaranye ntago bivuze ko ndi umugabo wawe. Icyo kintu cyiteho. Icya gatatu ndambiwe zino ngeso zazo kuza utanteguje utambwiye. Ntago mbishaka. Ariko se niba nguhamagara ntunyitabe, urumva najya nza nkanyitaba kuri telefone yawe? Telefone zanjye ziri mu cyumba, ntazo nari mfite hafi. Rero no munsi naruhutse gusoma ibitabo kugira ngo niruhukire. Aho birumvikana da. Basi ntago nzongera kukwitura. Okay. Ngaho zana umwana musuhuze unambwira ikikuze. Wafungurira umuntu. Ubundi ugura umugabo nyabaki udashobora no kujya hanze ngo urebe umuntu uri gukomanga. Umugabo nyabaki? Ndi umugabo ukunda ubuzima bwe.
gusa rero uyu munsi wige gufata inshingano zo kumureba cyangwa ntabwo izo nshingano noneho nta n'izo mfashe nemera wenda nushaka unyite sugabo cyangwa unyite umuhungu ariko izo nshingano zigumanire uzundi kipo si wowe uri kuvuga ngo urashaka kuba umugabo nyamugabo nka Seburikoko niba ushaka kuba umugabo nyamugabo nka Seburikoko ukaba utasohoka ngo ujye kureba umuntu uri gukomanga nijoro Seburikoko rero niwe wabyuka niba udakunda ubuzima bwe rero we noneho ubu nagiye ntari bwinjira n'urujya akazana narwo akadusogotera hano ko numva yakaye Kibo ubwo ntabwo muri kumva umuntu ukomanga ariko nibyo nari ndimo ndi kumwigisha ukuntu ntabwo byari gutwara wenda nk'iminota 30 twari kuba tubikemuye rwose tukamufungurira mutarajya kureba umuntu ukomanga Yesu mwana w'Imana Este ubonye igiki tubwire Este ninde ari we sheri dutubike nyamara dutubike hakiri kare Mwana wawe uri gutekereza ibiki ku buryo wicaye ahangaha wigunze muri iri joro kuki utaryamye? Ntacyo mama ameze neza nta kibazo. Aha ubwo uri gutekereza so rero? Oya ntabwo ndimo gutekereza papa. None ni ikihe kibazo cyatumye utaryama ukaguma ahangaha ubona ufite ibibazo byinshi? Nyine ndi gutekereza kuri Karimu na Liliane. Ngaho uri kubatekerezaho ibiki? None se mama ntabwo wibuka ko cyagihe nakubwiye yuko njye na Liliane dushaka kuzasanga Karimu akaturongora twembi? Warabimbwiye ko ngo ashaka kubagira abagore babiri. None rero Liliane yananiwe kwihangana we yisangiye Karimu ubu ngubu bari kumwe. Noneho ndi gutekereza wenda ubwo nk'ibintu barimo nkumva birakaze pe. None se muto ukaba ushaka kumbwira ko ushaka kugenda? Ugashaka kwishingira? Nyine urumva nashaka kugenda, ikibazo mfite n'umwana wanjye n'uruhinja. Mama we. Hanyuma uruhinja nirwo ugiye kugira urwitwazo. Ubundi urashaka kwishingira udakoze ubukwe? Mama reka nkubwize ukuri. Rwose nzanye ubukwe muri ibi ibintu byose byakwangirika. Ubu se ureka nkubwize ukuri. Urabona njye na Liliane turi mu ipiganwa nyine turi guhangana dushaka umugabo. Kandi Liliane urabona we arishakira inzira rwose zoroshye nk'uko ubona amazi gutya gutemba. Nose ubwo ninzanamo iby'ubukwe urumve ubwo umugabo batazaba bamunyatse neza burundu. Cyakora kanakumiro. We n'umutoni wanjye nzi cyangwa n'uwundi bampinduriye. Niko muto. Urashaka kumbwira ko ushaka kujya kwa Karimu nawe ukaba umugore udakoze ubukwe? None reka rero nkubwire muto, uri umuntu mukuru ugeze igihe cyo kwifatira umwanzuro, ugeze igihe cyo kureba igikwiriye akaba ari cyo wakora, sibyo? Ntabwo ushobora kuvuga ngo ngushyigikire ngo genda ujye kwishingira na rimwe. Reka muto, rwose kuri ibibazo wagiye ugirana n'abagabo benshi bagiye batandukanye, wakwicaye hamwe ukirerera abana bamara gukura ukabyereka Imana ikazagira ikundi kuntu yabikora ko Imana ifite inzira nyinshi. Ese mama ubwo izo nzira nyinshi uri kumbwira z'Imana itanyoborera hari kwa Karimu niyiziye koko? Ubu ngiye nicane mvuge ngo ntegereze Imana nzarerera abana hanyuma urumva nazaba nishesha kanguhe? Ubwo urumva bizagenda gute ntegereza abana bagakura? Muto maze kuba mukuru ubyaye gatatu, ngaho mubwira iki uzakore icyo ubona kiri ngombwa. Liliane byimba wenyine. Mama nisangiye umugabo. Iki? Nisangiye umugabo rwose. Kari ntabwo turi burarane. None se kwa mwibunge na Mutoni uzadushaka twembi tube hano nk'abagore bawe, kuba wazukorera hano iruhande rw'umwana ukumva n'icyokereshye, urumva bitamufasha nawe ubwo agakura neza? Mwizere ko mpingu usanga uhaza. Ngo
ngutwaze se maze ngo iki